nawe yaramwandikiye ngo urushako rwanyu ntabwo rwabayemo ibyishimo, ntabwo mwakwiranye, byakomeje kwanga. Wabitsemo umugore wawe ubwoba bwo gutera intambwe, kandi umugore wawe akeneye kwiga kutishingikiriza ku bandi. Ntawe umenya aho bwirageze. Ejo ushobora kurwara, ejo ushobora kujya gukorera kure y'urugo, ejo ushobora gupfa, nabyo birashoboka. Umugore waziritse ku maso yawe utekereza ko azabaho ate? Wananiwe gutoza umugore wawe kwigirira icyizere, ubuze ikinyabupfura cyo kumwitaho. Witondera gushaka uburyo wagendana n'umugore wawe. Kugendana n'umugore wawe urabitinya, ni ibintu wanga. Hano muri iki gitabo yanamugira inama, anamubwira ati wa mugabo we, niba ushaka ko ibintu byawe bikira, nujya mu birori jya ujyana umugore wawe, nujya ku rusengero ujya ujyana umugore wawe. Ibibazo ufite byinshi bizakemukiramo aho ngaho. Ariko abantu benshi ubu baremeye bafata kredi ya banki bagurira abagore babo imodoka nawe aguriye, ariko esansi iraje twegeranye. Esansi iratwegeranya. Ubu abantu bari baguze amamodoka avuga ati stress y'uyu mugore sinyishaka. Esansi iri butwegeranye, mujye mugendana mucecetse ariko mugendana. Impamvu ni iyi: hari abantu benshi birinda kugendana n'abagore babo, akavuga ati umugore wanjye iyo tugendana mba mbona ameze nk'urwego rw'ubutasi cyangwa rw'ubushinjacyaha. Usuhuza umuntu, umugore akakubaza ati uriya ko umusuhuje, ubwo ni urwego ruhe? Ni urwego rw'iki? Rw'ubutasi. Uriya muntu ko nkubonye agaseka nawe ukamureba ugaseka, muziranye. Oya bimbwire ngiye byanjye birangirira aha. Badamu barasetse. Nyemerera ngendane nawe nk'uko Enoki yagize gute? Yagenze. Mugerageze kugendana n'Imana. Nuramuka wikuyemo ibyo bintu bibiri, kuba urwego rw'ubutasi no kwirinda kuba urwego rw'ubugenzi iki? Rw'ubushinjacyaha, uzagendana n'uwo mwashakanye kandi mugende mwishimye. Ariko kutagendana ni ikibazo. Hano muri iki gitabo baranditse ngo wagiye usiga umugore wawe imuhira wenyine mu irungu, kandi inshuro nyinshi wasigaga umugore wawe ababaye. Rimwe na rimwe byagusabaga ko umugore wawe agaragaza agasuzuguro kugira ngo umenye ko yatahuye ko hari ibyo ubura nawe. Nawe yaramubwiye ati umugore wawe amaze kubona umucanzi yakoresheje tekinike y'agasuzuguro. Akazaza gusuzugura ngo akwereke ko nawe acanye ku maso. Abadamu benshi ubukristo bwaramanutse, agasuzuguro kajya gafata vora. Uravuga wavuga akakubwira ati ubwo rero nawe uravuze ngo uri umugabo. Ubu uzarenza wirindire kada. Wa mugabo we urakonje bikabije, kandi ntugonda ijosi, ukeneye urukundo. Uzi yuko umugore wawe adafite umucyo mu maso kandi ngo abe yishimye, nyamara ntabwo ushakashaka impamvu yabyo. Wowe ubwawe iyo urebye umugore wawe uba ubona ko mu maso atishimye. Uko wamurambagije asa siko agisa, uko yaganiraga nuko yasekaga siko bimeze. Nawe ubwawe wagize amahirwe ubivumbura ko icyo kibazo gihari. Wagikozeho iki? Aho kwirirwa kuri internet, kora ubushakashatsi bwo mu maso y'uwo mwashakanye. Ntabwo umugore wawe atinyuka kugufungurira umutima, kuko iyo atangiye kuvuga yiyumva ko atandukanye, ibyiyumviro bye bigatandukana n'ibyawe, uhita umuhagarika ukavuga nabi. Bagatangira uti papa kana, nyamara uyu munsi ibintu ntibyagenze neza. Umugabo agahita akubwira ngo ubwo ndabizi ugiye kuvuga ibya ya modoka naguze, ndamaze. Wowe iwanyu wakuye yiki? Uko waje n'ukuze, kandi ntazi ibyo wari ugiye kugira gute. Wenda wari ugiye kuvuga yuko yaganiriye n'umukozi barapfubirana bitari ngombwa. Abagabo twigize abantu bareba kure, bareba no mu mutima. Umuntu abakijya kukubwira ukamutanguranwa, ukamubwira ibintu byinshi binyuranye n'ibyo yashaka kuvuga. Byarangiye uyu mugabo afite umugore uhora acecetse, akagira ngo afite umugore mwiza witonda, naho rushorera ye yize uko azaza agira gute,
ayiragira.